narebye mbona ku ifoto iri hariya kuri serikeyi, iriya foto iriho nayo nasanze ifite igisobanuro, kandi niba ntibeshya nanone numva ko mu makuru bampaye ko kira cyifuzo nacyo yari yakigize. Hanyuma ubwo babare rero yari afite ububabare bukomeye bwo mu mubiri bundi, ariko ntibyamubuzaga guseka, yahoraga yisekera kandi ababaye abizi neza kuko ngiye twarabiganiriye. Gushira mu mwuka kwe ngo yari arimo yihana, amaze kumubwira ngo Imana irakubabariye, ubwo urangije kwihana ahita amureba aramubwira umwuka uranshiranye. Nshimiye Imana ko mucyo atigeze ati bitabapfu, atigeze arira, atigeze agira ikibazo na kimwe mu gupfa kwe, kandi nshimiye Imana ko agiye mu ijuru. Umutima urakunze, umubiri urananiwe, isari ni nyinshi ntazagwa mu nzira. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Nimuntware gakeya aho iwanyu ndacumbitse, mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka, wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo, nzakwamburwa yewe wa mubiri we, ndabizi nawe uzashira, iwacu mu ijuru sinzongera kubabara, yewe wasiwe mu ijuru ntabwo uzibukwa. Mubiri we narakwambitse n'ukuri ntako nagize, ariko wanze kunyurwa, narakugaburiye naragusize, nakuraje heza ngira ngo wenda wanyurwa, ariko wanze kunyurwa. Mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka, wavuye mu gitaka ni nacyo uzashira. Ndagira ngo nanjye muri kano kanya nongere nihanganishe umuryango wa Samweli, kandi nihanganishe n'itorero rya Save aho Samweli yasengeraga. Twagira ngo tubabwire ngo mere mwihangane, ntabwo biba byoroshye mu mwanya nk'uyu, ndetse no kubona amagambo abantu bavuga mu mwanya nk'uyu ntabwo biba byoroshye, ariko mukomere mwihangane, turi kumwe, kandi Imana niyo itanga ihumure, iri kumwe natwe. Ndagira ngo rero tugire icyo tuvuga dushingiye ku ijambo ry'Imana, kuko mu mwanya nk'uyu turaza kumva abantu bavuga ibintu bitandukanye, turaza kugira umwanya duhe ababanye na Samweli, turumva umuryango
yakuriyemo, ariko muri kano kanya mpagurukijwe no kugira ngo twumve ijambo ry'Imana umwanya utari munini, kuko turacyafite ibindi bikorwa hano imbere. Nagira ngo rero munyemerere, ndashaka gusoma ahantu habiri. Ndashaka gusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice byaho 14 umurongo wa 13, hanyuma ngasoma na Zaburi y'116 umurongo wa 15. Mu byahishuriwe Yohana ibice 14 umurongo wa 13 haranditswe ngo, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Hanyuma ndagira ngo nsome n'undi murongo umwe muri Zaburi y'116 umurongo wa 15. Zaburi y'116 umurongo wa 15, naho haranditswe ngo, urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nari ndimo mbabwira ngo nimukomere, nimwihangane. Umwanya nk'uyu nguyu umuntu atekereza ibintu byinshi, akibuka ibintu byinshi. Bamwe bararira, abandi bakagaragaza umubabaro, abandi bakihagararaho. Niko bimera, niko bigenda, abantu niko twifata. Hanyuma Bibiliya nayo, ijambo ry'Imana, hari icyo rivuga ku mwanya nk'uyu nguyu turimo. Iyo twabuze uwacu, iyo twabuze umuvandimwe, nk'uko nabivugaga, hari ibintu byinshi tuvuga, tukibuka ko twabanaga nawe, tukibuka imirimo ye, tukibuka ibyo yagiye atubwira. Hanyuma nifuje ko muri kano kanya gatoya, ntabwo nshaka kugira ngo ntinde kuko turacyafite ibindi bikorwa, nifuje kugira turebe ese Bibiliya yo ivuga n'ikivuga ku rupfu yo twabuze umuntu. Ese Bibiliya yo ivuga ngo iki? Hariho amagambo menshi muri Bibiliya avuga ku bijyanye n'urupfu, ariko nashimye kuvuga kuri iyi mirongo 2 yonyine kubera umwanya dufite, kandi n'ubundi ntabwo umuntu yabivuga byose ngo abirangize. Ariko ijambo twasomye mbere mu byahishuwe ni Yohana intumwa ya Yesu, niwe wahawe ubutumwa, wahawe iyi message. Hari amagambo abanza tutasomye, ariko uyu murongo niwo nahisemo kuko uravuga nyine ku rupfu. Nari ndimo mvuga ngo Bibiliya yo ivuga iki ku rupfu. Ngo Yohana yagiye kumva yumva ijwi ngo rivugiye mu ijuru, ngo iryo jwi ngo riravuga ngo, uhereye none, riramubwira ngo andika, byandike. Ngo riramubwira ngo andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu. Noneho ngo umwuka wera nawe ngo nawe arabihamya, abiteraho kasha, aravuga ngo ye, ngo abapfiriye mu mwami Yesu nibaruhuke imihati yabo, ngo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye, ibaherekeje.
nuko nguko Bibiliya ivuga ku rupfu rimwe mu ijambo, mu magambo menshi ikoresha ivuga ku rupfu. Hari n'ahandi Bibiliya ivuga ku bantu b'abanyamahirwe, iravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye nibo bazabona Imana, hahirwa abakene ku mutima. Ariko hano uyu murongo uvuze ku banyamahirwe bapfa bapfiriye mu mwami Yesu, bagapfa bizeye umwami Yesu. Abo ngabo Bibiliya bita abanyamahirwe akomeye cyane. Ku cyumweru maze kumva amakuru y'urupfu rwa Samweli. Samweli ntabwo twigeze duhura imbona nkubone, ntabwo twigeze duhura. Iminsi yari amaze aba kwa Eric, nari nzi ko haba, cyakora nigeze kumenya yuko yari arwaye ari mu gihugu cya Uganda. Icyo gihe umudamu wa Eric ko turakorana, arambwira ati mudufashe gusenga, dufite umuvandimwe w'umutware wanjye ararwaye. Turasenga, dusenga Imana. Nyuma za kumbwira yuko yaje nyine mu rugo babana, cyakora ntago twari twakabonanye imbona nkubone. Hanyuma rero ku cyumweru navuye aho nari nasengeye, nza mu rugo, ndavuga ni reka ngere mu rugo ndebe uko bameze mbakomeze. Nari kumwe na Pasiteri Bosco, turahagera. Wenda haraza kubaho igihe turi buze kumva ababanye nawe uko yarangije urugendo rwe rwo muri ubu buzima. Ariko umwanya nahamaze tuganira n'abavandimwe twahuriye, bagiye badusangiza bavuga Samweli, bavuga uburyo amaze kwakira umwami Yesu ngo amubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Batubwira uburyo yabagaho, batubwira imyitwarire yari afite, n'amagambo amwe yagiye avuga barayatubwira. Nibyo kurangiza urugendo rwe baradusangiza, baratubwira bati ntabwo ari bishya, yari abizi, yari yarabimenye. Ariko hari ikintu nabwiye abo twari kumwe, ndababwira ni rero reka mbabwire, buriya gupfa si ikibazo. Gupfa si ikibazo kuko twese turi abakandida, twese turi ku murongo tuzapfa. Ariko buriya ikintu gikomeye ni uburyo umuntu arangije uru rugendo, ni uburyo umuntu apfuye. Aho niho hari ikibazo. Hanyuma rero batubwira kuntu rwose yajyaga avuga ati mu bintu bibaho Imana izambabarire, izanyihera ubugingo buhoraho, izamu ubugingo buhoraho, ibindi nishaka izabireke, ariko izamu ubugingo buhoraho. Hanyuma rero niyo mpamvu nasomye iri jambo, kuko nabwiye abo twari kumwe, nababwira ni ubundi iyaba twese, kuko twese turi abakandida, iyaba buri muntu yajyaga akagenda akarangira urugendo avuga ati aho ngiye ndahazi, aho ngiye nariteguye, ndi tayari, aho ngiye ni heza, kandi nakoze imirimo myiza, iragenda inkurikiye. Yewe nababwiye ngo Samweli ntago muzi, physically simuzi, ntago twigeze tubonana. Ariko nabyibuka ko dusohotse tuvuye mu rugo kwa Eric dutashye, ndi kumwe na Pasiteri, twahuye n'abantu bagera nko muri sinibuka umubare wabo, ariko mudamu 4 n'abasore 4 twahuye, baje nabo bagiye kugera mu rugo kwa Eric, bavuga bati inshuti yacu yapfuye. Ubwo barambwiye ngo abo bantu Eric Samweli amaze kumenya umwami Yesu, amaze kwakira Yesu, yafashe umurimo wo kubwira abantu, ababwira amahoro aba muri Yesu, ababwira ibyishimo biba muri Yesu. Hari abasore twakubitanye
bafite ubuzima bwabagoye, bamwe baragiye mu biyobyabwenge ariko atangira umurimo wo kubaganiriza, kubabwira ati rwose hari umwami utanga amahoro, hari umwami utanga umunezero, utanga ibyishimo. Duhura rero bavuga bati twari tuje natwe, inshuti yacu yagiye ariko nta kundi, twari tuje gukomeza b'umuryango. Rero hahirwa abapfa bapfira mu mwami, hahirwa umuntu upfa agapfira mu mwami Yesu, agapfa amenya umwami Yesu, agapfa yarakiriye Yesu. Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Bazuke bambare imibiri mishyashya. Rero umuntu adashatse gutinda cyane, Samweli bambwiye amakuru ye, yapfiriye mu mwami Yesu. Uko yagiye mu by'ukuri numvise ni ikintu cyatwigisha, ikintu gikwiye kwigisha umukristo. Akavuga ngo ariko njyewe ko nanjye umunsi umwe nzava muri ubu buzima, ese nzagenda gute? Nzasiga nkuruki? Bazasigara bavuga ngo iki? Nubuhe buhamya bazasigara bantangira? Icyo ni kimwe Bibiliya ivuga. Iravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Iyo bapfuye baba baruhutse imihate yabo. Hanyuma icya kabiri ni ririya jambo twasomye muri Zaburi y'116 riravuga ngo urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Nanone ku cyumweru nimugoroba bansangije amakuru, barambwira bati Imana iravuga, ivugana n'abantu bayo, ivugana natwe. Imana iravuga. Wari uretse kumubwira iti ngiye kugukorera ubukwe. Hanyuma rero abantu bo kubera ko dutekereza nk'abantu baravuga bati buriya igiye kumushakira umufasha, buriya ibintu niko bigiye kugenda. Ariko Imana yo imvugo yayo buriya bisaba kuyisesengura ukamenya icyo ivuga. Hanyuma ngo aravuga ati bose ubuhamya ndi gutanga wenda turaza kumva bene data, ariko numvishe ntarorera kubivuga. Baravuga ati njyewe icyo si cyo kibazo mfite, njyewe Imana izanyihera ubugingo buhoraho, nicyo kibazo numva mfite, nicyo nshaka. Hanyuma Imana rero urumva ko urupfu rw'abakunzi bayo, urupfu rw'abantu bayo n'urw'igiciro kuri yo, iruha agaciro gakomeye cyane. Kuba turi muri ubu ni ubukwe, ntabwo natinya kuvuga ko ari ubukwe. Urumva ko iby'Imana yavugaga ni ubu ngubu nyine, ni ubu bukwe. Hanyuma rero Imana n'urupfu rw'abakunzi bayo irubyaza umusaruro, n'urupfu rw'abantu bayo bayizera Imana irubyaza umusaruro. Ni umwanya wo kugira ngo abantu bongere batekereze, twongere dutekereze yuko natwe munsi uzaba umwe, natwe tuzava muri ubu buzima. Hanyuma rero umuntu akibaza ngo ariko se nzava muri ubu buzima ngiye gute? Nzaba nsize iki? Nzaba nsize iyihe nkuru? Nzaba nsize icyo abantu bazajya banyigiraho, banyibukiraho? Imana rero urupfu rw'abakunzi bayo n'urw'igiciro kuri yo. Nibyo koko turababara kubera yuko Samweli yagiye, umuryango mukomere mwihangane, ariko wasenze yavuze ngo yaturushije imbaraga, yaramukunze kuturusha. Rero kubera yuko niyo iduha ubuzima, iyo ishatse ikagira uwo yakunze iramutwara, iramujyana, kuko hari ikibishaka, hari inyungu bibifitemo. Kandi nta wayibaza ngo nukubera iki, ubikoreye iki. Nuko nyine yo niko iba yabishatse, kubera yuko urupfu rw'abakunzi bayo n'urw'igiciro kuri yo. Imana rero ishimwe cyane. Imana ikomeze kudufasha. Imana ikomeze gukomeza abavandimwe ba Samweli. Imana ikomeze gukomeza umuryango wagutse. Imana ikomeze itorero rya Save, aho yasengeraga. Narebye mbona ku ifoto iri hariya kuri Serikeyi. Iriya foto iriho nayo nasanze ifite igisobanuro.
kandi niba ntibeshya nanone numva ko mu makuru bampaye ko kiriya cyifuzo nacyo yari yakigize. Iriya foto nayo ifite ubutumwa itanga, ifite icyo isobanuye. Rero mukomere, mwihangane. Imana yashimye kumujyana, yashimye kumwishyira, kubera yuko yabonaga ishaka gutanga iyi nyigisho ikayiduha, ikamukorera ubukwe, ikaduhuza. Nababwiye ngo ntabwo nari muzi, ntabwo twigeze duhura amaso ku maso, ariko numvisha amakuru ye, numva ubuhamya bwe, numva bunkoze ku mutima. Ndavuga ngo Mana ujye udufasha abakristo tuve muri ubu buzima dusize ubuhamya bwiza, tujye tuva muri ubu buzima abantu bafite ubuhamya badutangira bavuga bati yabanye n'Imana, apfiriye mu mwami Yesu, kandi abapfira mu mwami Yesu nta kibazo. Yesu watsinze urupfu azabazura. Imana ishimwe cyane. Reka ngarukira aha ngaha, hanyuma twongere dusenga Imana, twongere tubabwire ngo ni mukomere, ariko kandi tugire n'icyo twiga muri urupfu rw'umukunzi wa Yesu. Imana ikomeze kudufasha mu izina rya Yesu, amen. Mana yacu, Mana nziza, Mana idukunda, turacyakomeza kugushimira kubera yuko uri Imana, uri Imana, uri ishobora byose, hejuru y'ibintu byose. Ibintu byose ubirusha imbaraga, kandi ibintu byose urabitegeka bikakumvira. Turagushimiye kuba turi muri ubu bukwe tutigeze dutegura, tutigeze dutangira invitation, ariko wowe wari ubizi yuko kuri iyi tariki, muri uku kwezi, muri uyu mwaka tuzahura tukaza muri ubu bukwe we watumije, ubukwe bw'umukunzi wawe. Turagushimiye kuko makuru dufite ari uko mwene data yapfiriye muri wowe Yesu, kandi ijambo riratubwira ngo naruhuke imiruho n'imihati, kandi rikongera rikavuga ngo imirimo yakoze, imirimo ye ntabwo isibanganye, ntabwo yibagiranye, ahubwo biratubwiye ngo ijyanye nawe imukurikiye. Cyaduha rero muri uyu mwanya buri muntu wese bikamubera isomo, bikamubera imfashanyigisho, kugira ngo umuntu wese ashake uburyo igihe cye cyo kugenda nikigera azapfira muri wowe Yesu, kandi akagenda imirimo imuherekeje, imirimo myiza imukurikiye. Kandi turagushimiye kuko uru rupfu rwe washimye kuduhuza, kubera yuko hari icyo washaka kutwigisha, hari umusaruro washatse kurubyaza. Turagushimiye rero, nuko rero ukomeza gufasha imitima yacu, ukomeze kwihanganisha umuryango, ukomeze kwihanganisha abanyetorero, ukomeze kwihanganisha abavandimwe be, twebwe twese ukomeze kutugirira neza kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rakoze mushumba. Twe turatungurwa ariko yo ntitungurwa. Aga Imana itungurwa. Ku itariki 8 z'ukwa 8 napfushije umusore ufite imyaka 30. Nta kintu Imana yari yarabimbwiyeho, kandi ajya gupfa nabonaga agiye yabaye muzima, arya rwose ameze neza. Ariko cyantangaje nuko uri Imana nta santima igira, nta marangamutima igira. Ibi twebwe tuvanga umuntu wacu ngo ibimukunze nawe iranyihorera, mu gihe nibwira ko akize rwose, kuko uwo munsi twari twamuhaye ibyo kurya mbona arabiriye, niho yapfuye. Ariko iranyihorera nabwo, ariko nyuma yahiza kumbwira impamvu. Buriya rero abavandimwe bacu, buriya hari impamvu Imana iba yabikoze twe tutazi, ariko namwe izababwira impamvu zabyo, kandi muzumva muruhutse. Nje urumva ntabwo tujya tunezezwa nuko umuntu yapfuye habe na gato. Ari n'igihe umuntu avuga ngo ibi ngibi ukoze ubikoreye iki. Rimwe yigeze tubwira ngo mwebwe imyaka niyo yeze ntimuyisarura.
Imana iteye ubuntu. Hari n'ubwo kubwira ngo umuntu iramukijije wajya kubona ukabona arapfuye. Iyi Mana twizeye rero cyangwa iyi Mana tuvuga iteye ukuntu, ahubwo aya magambo dusomye Pawulo yabwiye Abatesalonike hariya mu bice 4 arababwira ngo mujye mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo ko byanze bikunze umwami Yesu azaza, abazaba barapfiriye muri we akabazura, hanyuma bazaba bariho nabo akabajyana. Cyo rwose n'ibyiringiro dufite. Hanyuma bibaye n'amahitamo, hitamo gushaka ababyeyi bari hano n'abagabo n'abana, ikubwiye ngo ihitemo ari wowe n'umwana wawe, mwahitamo iki? Abantu bakuze bafite imyaka nk'iyacu twavuga ngo ni twebwe ari twujyana, ariko sinzi niba mwese mwana byemera. Ariko cyo nabonye cyo iyo uhisemo yo ntabwo utera imigeri, urabyakira wanze ukunze urabyakira. Rero mureke tubyakire, tumaranisha imibabaro. Birababaje ariko nta kintu homba, nta kintu ikorera guhomba. Umubyeyi umwe yarwaye kanseri arayirwara, abantu barasenga, abanyamasengesho bati nzamukiza. Imana ikavuga iti ndamukijije ndetse, ariko imvugo yayo yatangaje. Tudatinze tugiye guha abavandimwe be akanya. Umubyeyi Germaine aba ari ubanza mu buhamya bugufi, hanyuma Eric nawe akurikireho. Murakoze kumpa ijambo ryo kuvuga ku buhamya bwa musaza wanjye. Navuga byinshi ariko vuga mu magambo make, ntabwo ndi buvuge byinshi cyane kuko ibyinshi nimugoroba babivuze ku bantu bari bari hano, ibindi byinshi famille irabizi. Kanangire turi bato, Mucyo yarerewe kwa nyogokuru akurana ubutesi, yari afite ubutesi ariko akunda abantu cyane. Noneho igihe cya jenoside papa wacu yaradufashe, twari bato cyane, atujyana ahantu kuduhisha ahantu, tujyayo. Ariko noneho biza kuba ngombwa ko abantu baho batubwira bati muri aka karere bavuga bati abo bana ufite turabica. Ndangije hanyuma papa warudishe w'imfura cyane atanga amafaranga, atanga imifuka y'ibishyimbo bayisohora mu nzu. Hanyuma baravuga ngo turabababariye, ngo mu gitondo ngo ntituhabasange. Batubyukije nijoro saa 9 za nijoro, turagenda. Umunyogokuru wari dufite araturangira, aratubwira ngo ntiyaturangiraga inzira, ngo munyure muri iyi nzira, ngo numvishe bavuga ko ngo bashobora kubafatira ahandi. Turagenda ariko ndihuta cyane. Hanyuma tuza kugera iwacu dusanga n'amatongo. Noneho ubutesi bwa Mucyo yanga kuhava, hari harameze ibiti by'ibibonobono. Arambwira ngo arahahama. Tubona undi mugabo twari duturanye atubwira ati niba babona barabica, twe turi mu rutoki. Avuga ati mwirukanke vuba mwinjire mugende muhunge, nawe aturangira umuhanda tunyuramo werekeza Kabgayi. Mucyo arananira, arambwira ngo nta handi yantajya. Ndamwinginga turagenda. Noneho
tugera ahantu bita Kabgayi Igitaramo, naho turahaba, habaga impunzi zivuye mu Ruhengeri. Noneho arangije akajya ambwira ngo arisonzeye, kandi hari abandi bana babiri batoya kuri we, kandi ninjye wari mukuru kuri bo, akambwira ngo arisonzeye. Tukajya gusaba ibiryo mu baturage, mbona ahantu ndahamubika, baravuga ngo baduhaye ibyo kurya, baratubwira ngo umwe muri twe nasigare gasajya bafasha. Ndavuga ngo reka nsige Mucyo ndamusiga aho hantu. Umudamu umwe aho twari turi mu mpunzi arambwira ngo yemwe ko bazabica, hakurya i Kabgayi hari impunzi, ngo muzagende murebe ko mubonayo bene wanyu. Turifata turagenda, turi abana bato cyane. Tugezeyo dusangayo koko ba tante wacu, tante Kurara arahari, ahaguruke. Ni masenge ni bucura kwa papa wacu. Hanyuma arambwira ati ese muvuye imisatsi yari yaratwereye hatwogosha imisatsi. Ndamubwira ngo ariko nubwo tubashije kugera njyewe hari n'undi mutatu utabashije kuza, arashaje. Ndamubwira ngo njyewe hari umubyeyi watugiriye impuhwe araturangira, tugize amahirwe turaza hano mu bafureri turababonye. Ndamubwira ariko nsize musaza wanjye. Arambwira ati rero nujya kumuzana tuzicirwa n'inzara hano twese, kandi urabona ko baza kutwica, bakuramo abantu buhoro buhoro babica. Ati bumwihoreye, n'undi mutantu udahari. Ndangije ndabatoroka, ndagenda njya kuzana Mucyo. Bagiye kubona numvaga ntafite amahoro, bagiye kubona babona ndamuzanye, babura uko bagira, baravuga ngo nawe uramuzanye bazamwice azicwe n'inzara. Ariko ngiye kwa yari umusaza wanjye, ndavuga tuzapfane tu. Bihe birarangira, tuva mu bihe by'intambara, noneho tujya mu buzima busanzwe, turarerwa, barakomeza baraturera. Hanyuma ngo ndataruka byinshi cyane, nza kugera igihe ndashaka. Maze gushaka we yari atarashaka. Ndavuga rero ndi mu gihugu cy'Ubuganda, ndavuga ngwino twegerane ndebe ko wabona ikintu cyo gukora hano. Araza arakizwa amezi 8. Arangije arambwira ati rero njyewe nasanze abarokora ari abanyabyaha. Ati nari nzi yuko nkijijwe ariko mvuye mu byaha. Ati none ndi kubona bafite ibyaha. Yarakirijwe mu madini y'inzaduka mashyashya. Arabanengera, ngiye ko nambona yasubiye kwinywera akayoga. Noneho nkajya muramubwira ngo ariko wakwihanganya ugakizwa. Akajya ambwira ngo papa yanyise Mucyo, ngo njyewe ngo izina Mucyo ngo ni izina ry'umucyo, ngo ngomba kuzajya mu ijuru, ngo we jya wiririra. Ambwira no, ngwino dusenge uve muri ibyo bintu. Ngo hoya, ngo njyewe ngo ndabizi neza, ngo niyo yaba ku munota wa nyuma nzajya mu ijuru. Nkamubwira nabi, tugatongana, nkamubwira ngo iyo ni imyumvire mibi, ni imyumvire ya gipagani. Hanyuma dukomeza kubana muri ubwo buzima. Igihe kiza kugera, arambwira ati ndashaka kujya gukorera muri Sudani, hari n'abandi barimo kujya gukora. Abisaba n'umugabo wanjye, aramwemerera, aramubwira ati rwose ngaho genda. Aragenda, ageze muri Sudani. Ni igihugu gishyuha cyane, abantu benshi bakorerayo, bamwe bavayo bafite ubumuga, abandi bakavayo nta kibazo bafite. Ariko arangize we arwarirayo. Amaze kurwarirayo turamuzana, tumugeza kwa muganga, turamuvuza. Yavuye muri Sudani
ageze mu bitaro bya Kampala Murago yari yageze muri koma kera, ariko n'ubundi koma yari yayitangiye akiriyo, yagiye muri koma yivamo, babonye yorohewe duhita dushaka uburyo tugeraho, noneho mu kumuzana arongera asubira muri koma. Hanyuma tumbana nawe amezi 2 mu bitaro. Eric asengera hano murabizi, yaraje kumurwaza amufasha amezi 2 umwana ari mu bitaro. Hanyuma aza kuva muri koma, ariko abaganga bajyaga baza kureba ko atapfuye, ariko bakatubwira ngo ariko bumvaga ko atazabaho. Noneho indwara yari yarabuze, ni indwara bita meningitis ya mugiga. Noneho baza kuyibona nyuma amaze nk'ibyumweru 2 avuye muri koma, nibwo babashije kubona indwara. Hanyuma banze kuyibona baramuvura, barakomeza baramuvura, ava muri koma, ntiyagarura ubwenge. Baratubwira batari ko iyi ndwara ya mugiga ntago ntiyavugaga, yarebaga nk'umuntu utagira ubwenge, kandi natwe ntiyatumenyaga. Baravuga bati ashobora kutazabasha kuvuga, ashobora kutazabasha kugenda. Dukomeza gusenga Imana, Imana ikatubwira ngo ndimo kumutunganya. Noneho yatubwira ngo ndimo kumutunganya, abantu basenga Imana barabizi ko Imana ivuga, abatabizi nabo Imana izabiyereke babimenye. Noneho ikatubwira ngo ndimo kumutunganya, noneho twe twumva ko irimo kumutunganya ngo akire nyine. Tugiye kubona tubona ararebye, tubona aravuze, tubona aragiye buhoro buhoro. Icyumweru kimwe akagenda, ikindi cyumweru akavuga, ikindi cyumweru akatumenya. Noneho hatangira no kugenda yibuka ibintu. Noneho bigera igihe tuva mu bitaro nyuma y'amezi 3. Tugeze mu rugo aza kurwaraho gakeya, urumva uburwayi yari akibufite cyane rwose, ariko noneho yaragarutse mu buzima bwa kimuntu. Umuntu yamusura akamuherekeza akamugeza ku irembo, tukajya gusenga ku rusengero, agataha nta kibazo. Noneho aza kumbwira ngo rimwe ararwaye, mpita musubiza kwa muganga. Noneho kubera ukuntu yabonaga nararaga ntasinziriye, arambwira ngo mushiki wanjye ngo ikintu nsabiye Imana cya mbere, ngo sabye Imana ko ngo ntazapfa turi kumwe, ngo ntago, ngo nicyo kintu asabye Imana. Igihe kiragera njya mu kazi, nkabona arasigara mu rugo nyine n'umukozi mpamagara Eric, ndamubwira se ntago wamutwara wenda wowe ko mwegeranye n'abantu kandi mwe muri benshi mu rugo ukabasha kumumfasha. Arangije Eric araza aramutwara, ariko nabwo byari bigoye kugira, yari umuntu ubanza gukora ikintu nkawe yagitekereje. Hanyuma turabimuganiriza arabyemera. Eric aramuzana azinaha, murabizi ko mwabanye. Rero Mucyo ni imfura mu bana tuvukana, turi abana 5, ariko Mucyo ndamuhamiriza si uko yapfuye, si uko yagiye. Atarakizwa yajya agasinda, yarangiza agasindana akavera, agasashi iri iwacu babyita akavera, agasashi karimo umugati. Najya kubona nkabona nk'umuntu anzaniye umugati mu gitondo, ngo Mucyo yarayawutaye, ngo aho twari turi, ngo none ndawuzanye, ngo nkuzane. Nkamubwira Mucyo uyu mugati wawuzanye nawe ugutumye, none se uyu mugati hano hari habuze umugati? Akavuga ngo nkanjye nashatse kuwuzanira abana. Najya kubona nkabona Mucyo azanye ibirayi, nkamubwira Mucyo ntabwo ubona ko hano hari ibirayi? Ngo nari maze iminsi mbona tutabiteka, ngo nkabona yuko ngo bidahari. Yari imfura cyane, iyo namuhaga amafaranga ngo agire ikintu akoresha, yabanzaga kugurira abana banjye ibintu. Hambwira ese ko nayaguhaye ngo ugende ugura ibyo ukeneye, kubera iki wagiye ukagurira abana none ukaba utabiguze? Ngo nuko nabonaga ngo abana ngo kubashimisha. Ibyo birarangira, ariko Mucyo yageze inaha akomeza kurwara gake. Noneho nkajya muhamagara kuri telefone, ndamubwira se Mucyo ko numva wongeye kurwara bimeze gute? Ngo mva nkubwire, ngo ntuzagire ikibazo na kimwe,
ngo njye nta rubanza mfitanye n'Imana, ngo njyewe narakijijwe, ngo kandi nakubwiye ko ntatinya gupfa, ngo nimpfa ngo uzamenye ko ngiye mu ijuru. Rero nshimira Imana ko mucyo yitabye Imana. No mu bundi buhamya murabyumva, amaze kwatura, amaze kwihana, abwira murumuna we, aramubwira ngo ngwino, aramuhamagara, gushira mu mwuka kwe ngo yari arimo yihana. Amaze kumubwira ngo Imana irakubabariye ubwo urangije kwihana, ahita amureba aramubwira ngo umwuka uranshiranye. Nshimiye Imana ko mucyo atigeze atibita abapfu, atigeze arira, atigeze agira ikibazo na kimwe mu gupfa kwe, kandi nshimiye Imana ko agiye mu ijuru. Ni byinshi cyane nari kuvuga ku buzima bwa mucyo, ariko nkamwe murabizi abari batuye hano, famiye ntimubone baje kuriya, bose baramuzi. I Bugande navuyeyo nsize abantu buzuye, abo twazanye kuva I Bugande barabizi. Umunsi umwe nahamaze namenye ko yitabye Imana, abantu bose yakundaga, buri wese, yaba umuntu woroheje, yaba umwana, yajyaga yirirwa atanga amafaranga nawe ntayafite. Abadamu bo muri karitsiye, abadamu b'Abagande ni abantu bakunda ibintu by'ubusa. Noneho yatambuka gutya ngo micyo, ngo mpa ku sente, ngo mucyo, ngo mpereza ku mafaranga, ayafite yose gutya agahita amuhereza. Tugiye gusenga, ari amaturo namuhaye, hamwe mucyo kutanze amaturo nta yandi nguhereza. Hanyuma agahita ambwira ngo buriya yarayakeneye, nkabura uko ngira. Rero nshimiye Imana ko mucyo agiye mu ijuru. Navuga byinshi ku buzima bwe, ariko yambereye imfura mu gihe cyose twabanye. Mucyo akiri umupagani atarakizwa, yahoraga apfukama akansaba imbabazi, akambwira ngo uyu munsi ngo sinzongera kukubabaza, ngo noneho inzoga ndaziretse. Byagera nk'ejo nkabona yazisubiyemo, ariko nshimye Imana ko yapfuye yarihanye. Muraza kubyumva no mu bundi buhamya, ariko amarire bagenzi banjye. Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira, Imana yo mu ijuru imwakire, ahagiye niho heza kuruta mu isi, kandi twese ni inzira yacu. Murakoze. Ese ashimwe, Kristo Yesu akuzwe. Dushimiye Imana kuko duteranye tungana gutya. Byinshi babivuze, ndavuga ibice bibiri wenda kugira ngo nihutishe. Ndi murumuna wa Mucyo, umukurikira ni nge dukurikirana. Hanyuma Mucyo twarabanye ndi muto mu buzima busanzwe, babivuze, no mu buhungiro, ubuzima bwose twabucanyemo. Ariko ubuzima bwose twabucanyemo bubabaje, bukomeye. Hanyuma bitewe n'amateka y'iki gihugu n'ubuzima busanzwe, yakundaga Imana, ariko ahura n'ikibazo cyo kutabona guidance cyangwa se umuyobora kugira ngo abashe kwiyegereza. Agira abandi bashuti be bo mu rungano rwe bakoranye. Hanyuma Mucyo uretse intege z'umubiri nk'uko buri muntu wese buri agira intege nkeya ziwe, yagize intege nkeya. Nawe wenda twavuga ngo yari umupagani. Ni mu buzima bwa mbere ubwo, kuko turavuga ibice bibiri, kandi ni byiza ko umuntu muvuga uko ari. Nta kindi kintu Mucyo bari bamuziho uretse gusinda. No mu buzima bwe ntiyarwanaga. Ubwo rero njye naje no kugira amahirwe, kuko amaze kugaruka, iyo umuntu avuye mu bibi byose akubwiza ukuri nuko abandi batazi. Nzi ibintu byinshi rero
abandi bantu batazi n'abo tuvindimwe batazi, kuko nyuma yo kumurwaza byabaye ngombwa ko tuba abavandimwe ariko n'inshuti cyane. Rero yaje kumbwira ukuri, ari nako nza kubabwira hano kugira ngo habeho icyo twita gucirana imanza ku bantu, ahubwo umuntu witwa umukristo n'ufite icyo arusha undi ajya abasha gusengera mugenzi wiwe. Hanyuma mucyo naganiraga na sister yagiye i Buganda agiye gukora, akagenda agakora agakorera amafaranga, kuko yari yarize ibintu bya automobile nyine bya débrousselage na peinture, ariko hari n'ibindi yize bijyanye no kubaka. Ageze i Buganda rero we yakoze ibyo kubaka, bagakora ku ishansiye, bakamara ukwezi bakora, babahemba ntazasubireyo. Ubwo akagenda akanywa, sister akamubura, akazagaruka. Hanyuma yagaruka akamwakira, akagaruka nyine no ku kazi. Ubwo urumva baramwirukanaga. Yabaga afite abantu akoresha, abo yajyanye itsinda afite yakoreshaga, ubwo ngubwo nyine bose barabirukanaga kuko bose yabaga yabuze akazi nyine. Hanyuma ngira umutwaro mu buzima busanzwe, maze gukizwa buri muntu wese agira umuhamagaro we. Nagize umuhamagaro wo gusenga, ngende umunyamasengesho, hari ababa baririmbyi, hari abakora indi mirimo. Ngiye umwuga wanjye mu bijyanye n'Imana no gusenga. Rero mbwira Imana, ndayibwira ngo mucyo numuhagakiza, kuko mu bantu nsengera abandi barushye mfite umuvandimwe urushye, kuko yakundaga Imana. Twajyaga tuganira akambwira ati rega tari igihe mba nanjye numva mbyanze, ariko umuntu yamamagara ngo ampe rimwe nkumva ni tayari. Ibyo rero ndabicamo, byaje gukomeza mfata umwanzuro wo kumusengera. Buri kintu cyose ngiye gukora n'amasengesho y'igihe kinini nkayategura nkandika. Byatumye n'umudamu tumaze kubana yibaza uwo muntu mpora nsengera, yibaza umuntu nyine mpoza nyine, kandi akumva ndakomeje. Hanyuma Imana iza kumbwira ngo ninsenge cyane, hari mu kwezi kwa gatanu, nsengera abavandimwe banjye, kuko ibihugu barimo yari yarageze Sudani, ari ibihugu ntago nzi nimbivuga muri iri jwi wenda bamwe ntibaza kumva ibyo ari byo. Ni ibihugu bifite ikirere kiroga. Ubwo ntago ari uburozi ubu ngubu mubona bufatika, nkuko ikirere kiroga no kuvuga ngo ni igihugu cyanduye muri rusange spiritual. Barambwira bati rero Imana ndimo ndasenga imbwira gutyo, muraza no kwihangana kuko harimo imvugo muri buze kumva mudasanzwe mumenyereye, muzakira uko nguko. Nimugira amahirwe yo kubimenya, muzabimenya ko Imana ivuga nyine, ikavugana n'abantu bayo. Yaduhaye umunwa nayo iravuga. Hanyuma ndamusengera, ariko ubwo urumva nta cyerekezo nari mfite. Bari bambwiye abavandimwe, nari mfite ba sister babi Burayi bo kwa data wacu na muri Canada, nari mfite sister wundi uba mu Bugande, nari mfite na Mucyo wageze Sudani, nasengeraga muri rusange. Hanyuma muri iyo minsi nibwo Germaine yampamagara ambwira ngo ararembye, Mucyo ararembye ku buryo bamwohereje amafoto atakibasha kuvuga. Ubwo rero nibwo twasenze, turimo turitegura urugendo, dusenze Imana ivugana natwe ko izatuma amera neza. Mvuye mu rugendo mfata umwanya njya gusenga, kuko byari bibaye igihe cyo kugombwa kujyayo. Yageze mu Bugande ndihutisha, Imana irambwira ngo wambutse umupaka, ariko uzagaruka utikoreye amaboko. Nagezeyo ku itariki rero 14 z'ukwezi kwa karindwi, 7 z'ukwa karindwi, hari nagezeyo 7 z'ukwa karindwi, turabana namaze y'amezi 2. Ku itariki 25, ubwo nanze kwirirwa mvuga bya bindi byuko yavuye muri koma,
n'uburyo yabayeho bwari uburwayi bukomeye muri so intensive aho yabaga nibura ku munsi hapfaga umuntu. Mu minsi nahamaze nabonye abantu bapfuye, harabora bapfuye mbasengera, hari abapfuye mbafashe, nagezeho banyita pasiteri. Nta ugizi ubonye uwegiye gushira mu mwuka kamamagara ati ngwino dufashe. Hanyuma hapfuye nibura nk'abantu bagera muri 30. Ngewe rero ntago nari mfite umusimbura, hari abamama b'inshuti za Germaine nibo bazaga bakatugemurira, bakatureba, bagataha. Yabaga ari kumwe n'abana nawe, nanjye nkagumaho. Namaze rero amezi 2 turi kumwe, ntataha mba hagati y'ibitanda kwa kundi, kugeza igihe mucyo azanzamukiye turaganira. Ubwenge bugarutse rero kuko indwara yararwaye ni TB meningitis ifata ku bwonko, ni mugiga ifata ku bwonko. Bya bindi byose babivuze. Hanyuma hazanzamukiye tubona atangiye kuvuga. Hari umuhungu w'inshuti ye Rodrigue hari nahaguruka. Rodrigue ahagaze hanze, yasohotse hanze, byamunaniye kwihangana. N'umwana arandota, n'umuntu bakuranye, yanyise ukwezi kose Rodrigue. Ubwenge bwari bwarasubiye inyuma mbere ya jenoside. Akazambwira baragiye inyana, akambwira ari hehe gutya tugende, kugeza igihe yaje kumenya yuko ari nge. Umunsi yamenyeye ko ari nge ku itariki 25 yaramaze kugarura ubwenge, arambwira ati ndumva ngushaka kugira ngo tuvugane. Ndahaguruka aho nari nicaye, nicara ku gitanda, arambwira ngo ndumva ashaka gukizwa. Kuko twajyaga dusenga tukamusengera, nawe akumva ndasenga, yakangutse rero turi mu masengesho. Hanyuma rero ndamubwira niba ugiye gukizwa, nari nambaye akantu k'agasengeri, manura agakote nshyiramo, mpita noneho mpindura isura mba nka pasiteri. Ndamubwira rero ibi bintu biri seriye, uratura byaha byawe byose kandi urihana. Arambwira ati nta kibazo, murumuna wanjye naragerageje biranga, ariko nafashe umwanzuro ndashaka gukizwa. Yarakirimo serumu na oxygene. Hanyuma ndamupfukamisha, aratura, dukora umuhango wo kwatura nyine, byari seriye. Hanyuma ibyaha byose arabyatura, musabira umugisha ku Mana. Arambwira ati ndakijijwe. Itariki turayandika ari 25 z'ukwa munani. Hanyuma nyuma y'iminsi 5 kuri 30 baradusezereye, nabwo badutunguye. Muramu wacu Mani muhe umugisha mwinshi cyane, nawe yahaguruka. Olivier ni umugabo w'intwari, yatubaye bugufi cyane muri ubwo buzima bwose. Atarakizwa yatubaye bugufi, anamaze n'icyo gihe arwaye nabwo yatubaye bugufi. Yarimo arashaka amafaranga yo kugura oxygene, kuko bari bavuze ko agiye kuba oxygen dependent, cyangwa se umuntu uhora ahumekera muri oxygene, kuko ibihaha bye byari byarangiritse muri koma. Amaraso yagiye mu bihaha bye arabyangiza. Hari imiti bamuteraga, n'indi binini yanywaga bigera muri 40 ku munsi, ibyo nibyo namuhaga. Hanyuma n'amaserumu n'amasonde. Ibyo rero bashobora kuba bataramenye ko mu mitsi ubwo imiti myinshi ni yamugaruraga mu buzima kugira ngo igire, banamukubita gutunyundo n'utundi tuntu kugira bamugorore. Ibyo rero sinzi niba byarabarenzeho, ako baratubwiye ngo basanze ibihaha bye bidakomeye, niyo mpamvu byagenze bityo. Ariko bishobora kuba barambaza yanywaga itabi, baramupima basanga ntiyigeze arwara sida, ntiyigeze afite ikindi kibazo. Bava ntibishoboka, nibwo bambaje niba yarigeze kunywa itabi n'inzoga. Hanyuma ndamubwira ni yarabinywaga. Abadogiteri barambwira ngo nicyo kibazo cyatumye ibihaha bye biba faible. Hanyuma rero iyo ndwara niyo yarwaye, yiyongera ko yarwaye umwuka, niyo mpamvu utazaga. Byaje kuba ngombwa rero ko Imana ikora igitangaza, kuko byabaye ngombwa mfatanya n'umuryango turasenga, turavuga ngo mucyo umuduhe abone ubugingo basi. Rero nihuse Imana yaramuduhaye,
tumumaranye umwaka wose, ariko kubera ko twebwe iyo usenze Imana igakora kimwe wifuza n'ibirenze. Twabonaga yarakize tubana, abakristo hano barabizi, yizanaga hano ku rusengero akisubizayo, akajya ku cyapa aho ngaho, agatembera hano hepfo mu mirima hose akagenda, no mu rugendo rwa Korali Amahoro duheruka twarajyanye. Yaje no ageze n'aha yigira n'umubatizo, aranabatizwa, turamwakira, akora umurimo w'Imana nk'abandi bakristo bose. Hanyuma muri bimwe rero yanganirije, ari nabyo nshaka kubahamo buhamya, abantu bari hanze aha bakeneye ubufasha. Drug dependent cyangwa se afite ibintu byamubase, ntukamucira urubanza, aba afite imigozi imuziritse kandi akeneye uwamuba bugufi n'uwamusengera. Mbere yo kumucira urubanza ujye umusengera. Mucyo yarababaye. Yambwiye ukuntu atajyaga ataha ubukwe bwo muri famiye bwose, kuko yabaga akeka ko abantu bari buze kubona ko yasinze. Yambwiye ukuntu atajyaga ajya mu bantu, kuko yigeze kugera igihe kubera inzoga nyinshi yanywaga zikomeza amarikeri agatitira, akavuga ati ninjya ku meza hari abashyitsi ndaza gutitira bambone banyuzemo ijisho. Yambwiye ukuntu itabi hari igihe urinywa rigahinguka hano inyuma, byajyaga babimuganiriza bagenzi be, bagira n'ibiganiro nabo baganira, bakamubwira ati Babiloni buriya barakureba nabo barakunyuzamo ijisho. Arambwira ati ibyo byose mwe ntago mwari mubizi, ariko niyo mpamvu hari abandi bameze nkanjye bababaye. Najyaga njya mu cyumba nkafunga natonganye na sister, namubabaje, nari mfite akazi nkakabura, nkagaruka mu rugo nkamara ukwezi nasinze nagize gute, ariko nkafunga icyumba nkarira. Nkarira ntafite umuhoza. Sister yarakaye, nimushyira mu bwenge murasanga yabaga yarakaye, kandi koko byari byo. Kubana n'umuntu umucumbikiye kwa muramu wawe, muri imfubyi mushaka gufatikanya mu buzima ngo mushaka ubuzima, akagutenguha. Sister kuba yamubwiye nabi nta kosa yabaga yakoze, kandi dufite karite zitandukanye mu muryango, abana bacu 5. Sister wacu ni umuntu uzi kwihangana cyane, ntabyo yabaga yarigeze ambwira. Niyo namuhamagaraga arambwira, akambwira hamanitse ko numva utishimye, ngo shango yarongeye iby'agakiza yabishyize hasi, yarongera anywa inzoga. Ntambwire ko ajya sinda, ntambwire ko mu Ruganda bavuga gutawanya, mutawanya. Hanyuma ubwo ndababwira ubuhamya yamaye, akajya mu cyumba agasenga, yasinze ntiziramushiramo, ariko azimana agafata n'umugambi. Sister yakomanga yararimo arya, yarariraga cyane, agafunga, hanyuma akihanagura, kuko yarazi ko namubwira ko yarizwaga n'umubabaro w'ibyanyuramo tari bumwumve.
dukwiye gusengera abantu, dukwiye kubafasha. Hari byinshi rero twaganiriye n'ibindi birenze. Abo mubona mwita abanyabyaha nabo barababaye, bakeneye wabafata ukuboko, bakeneye wabitaho. Niba uri umukristo uvuga ko uzajya mu ijuru, gabanya guca imanza. No muri Bibiliya biranditse, gabanya guca imanza. Umuntu wese ubonye ntabwo uzi ikintu kibimutera, ntuzi n'urugamba arimo ararwana narwo. Urwo ni ububabare bwa mbere yari afite. Hanyuma nabwo kuba yarabimbwiye ni uko yamenye ko wenda namusengeraga kandi yarakize atakibirimo. Ubwo yari kuzapfana iryo banga akarimbuka, ariko azi yuko ikindi iyo yasindaga yajyaga avuga ko umuryango utamukunda. Mu bintu nasabye Imana rero navuze ngo ntabwo twamukunda tumugereho twese, ariko nari narabwiye Imana mu masengesho nasenga ngo izamwereke urukundo ruhagije amenye yuko nawe nyuma y'ubupfubyi afite undi muntu wamukunda. Abantu bakeneye urukundo. Imana yararumweretse rero ko turi mu kiri ubundi twakayikomeye amashyi. Imana yarabimweretse. Imana ishimwe. Amen. Abarokore bantu tuzamura iki biganza duha Imana icyubahiro. Imana ishimwe yamuhaye urukundo twebwe tutari gushobora kumuha kuko twacaga imanza nyinshi. Hanyuma ndihutisha, amaze gukizwa rero n'ubundi nababwiye ko nta kindi kintu na kimwe kibi yagiraga, nubwo yambwiye n'irindi banga ry'impamvu yasindaga buri munsi. Niyo yabaga adafite amafaranga, kubera ukuntu yari mwiza baramuguriraga kubera ubwiza bwe, si ubw'inyuma physically, umutima mwiza, kuvuga neza. Niyo yabaga atayafite, niyo yabaga yabuze akazi baramuguriraga. Umusanze akamugura akanywa bakamugurira. Rero nta kintu kibi kindi cy'umuco mubi mucyo yarazwiho. Abantu hano hari kwasteri zaturutse ku Ruyenzi, ibintu mvuga murabizi. Abakristo ba hano murabizi, nabo mu muryango murabizi. Dushyize ku munzane, hari amahirwe ko Imana ngiye yamfashe nkiri mutoya, ariko tugiye mu bijyanye n'imibanire y'abantu n'ubwiza yarankubye nka gatatu. Ntago nakwigereranya nawe pe. Umuntu wese baba barabanye arabizi. Karagiteri ze zari nziza cyane, Imana ifite ukuntu yari yaramuremye. Rero yaje guhinduka amaze gukizwa. Nahoze mbwira sister, ndamubwira ni wihangane, ariko ngewe namubonye aryoshye ameze neza. Mucyo rero twabanye neza, ahamariye kugera mu rugo arakizwa, aba umwana mwiza. Hanyuma bwabo babare rero yari afite ububabare bukomeye bwo mu mubiri bundi, ariko ntibyamubuzaga guseka. Yahoraga yisekera kandi ababaye, abizi neza kuko ngiye twari twarabiganiriye. Ndabimubwira, sister arambwira ati rero ntukamubwira ibintu byose. Ndamubwira noya, ni ngiye mfite ku buryo mbivuga akabyumva. Ndabimwumvisha, yarabizi ko azapfa, yarabizi ko arwaye uburwayi budakira. Tugafatikanyiriza hamwe gusenga, Imana ikaduha icyizere. Abantu bazaga mu rugo nibo babakomezaga kugira ngo bamukomeze. Hanyuma reka ngeze ku rupfu rwe. Ku mugoroba wo kwitahira, yiriwe azenguruka muri karitsiye asezera nko ku bantu urebye, ntabwo ndi bubisubiremo. Hanyuma saa 2 zigeze tugiye kunywa icyayi, basanga isukari ntihari. Abakobwa bo mu rugo baramubwira, arababwira ati mureke nje kuyizana. Navuye mu cyumba nsanga yagiye, ariko nta kibazo cyari gihari, nuko n'ubusanzwe yaragendaga nta kibazo. Yari afite imbaraga, abantu bamwe bajyaga bakeka ko adafite imbaraga, yagendaga. Hanyuma rero aragenda ajyayo, ahura na Papa Dive, ahura n'uwo bayiguze, ahura n'abandi abo baganiriye nyuma. Baraganira, yari umuntu utagucaho bataganiriye. Baraganira, agera mu rugo, tunywa icyayi, turarya,
hari twiteguraga kuza ku cyumweru gusenga, njye nayo mfite ivugabutumwa, hari igiterane agomba kujyamo, yari yateguye utuntu twe twose tumaze, ntago yakunda ibintu bihutiyeho, ibintu bye yabikoraga mbere. Hanyuma ari buze rero tujya kuryama, yari yaguriye abana yogati, aravuga ati ndabanza mbahe yaburute naguze, aragenda asigame, abonye ko bameze neza, hanyuma aza muri salo aratuga ati ngiye kuryama, ajya kuryama, tujya mu cyumba twese turasengana, barasenga, araryama. Rero yafite uburwayi butuma agira crise agakorora, yarakoroye. Rero ngiye kumva numva ijwi ryahindutse, mu gihe ndimo ndisuganya arampamagara n'ijwi ry'umwuka muke, arambwira ati ngoga, ndaza niruka njya mu cyumba cye, nsanga ameze nabi, ndamufata mu gatuza, umwuka wazaga awusunika, uko asunika umwuka akambwira ngo Imana imbabarire iki. Nta kindi kintu yigeze ambwira kindi, yarambwira ati Imana imbabarire iki, ati Imana imbabarire n'ubugoryi bwose, mbese yabuze n'icyo yatura, akambwira ati n'ahantu numva mfite ubugoryi bwose. Ariko yabikoze nko mu minota 1 n'igice, kuko hari ibindi navuze aba nijoro nabibabwiye byari bigoranye, ntago mu kanwa ke kahavagamo umwuka gusa, harimo n'ibindi. Hanyuma arahindukira gutya, kuko nari ndi inyuma ye mufashe gutya mu gituza, namwicaze, nasanze ahagaze aje kundeba, ndamufata ndamukomeza, ndamubwira nti turi kumwe, ndamusengera, Imana wakira ubugingo bwe, kuko nge narabibonaga ko yarariho, nabibonaga ko nta butabazi mfite, ntabwo. Ndamusengera, Mana wakira ubugingo bwe, ndimo ndasenga, madamu we yaramubonye itayiruka, hanyuma n'amazi yaratuzana yanagaho, ndayamuha, andi nyamumena mu mutwe, hanyuma arambwira ngo umwuka urimo urashira. Yarahindukira arambwira ngo umwuka umbanye muke, iryo jambo yambwiye, umwuka umubana muke. Ndamwegamiza, hanyuma arasinzira, ndamuryamisha, mbwira madamu ahamagara papa Anje. Papa Anje ari hehe? ni inshuti nabonye hano, mfite inshuti nyinshi cyane, urusengero ni inshuti zanjye nyinshi, ariko ni umuntu mba hafi cyane, niwe nabashije guhamagara. Kurikizaho Sirasi, mbwira madamu aramuhamagara, araza, asanga byarangiye. Hanyuma nakoze ibyo nagombaga gukora, ndamuryamisha neza, dutegereza uburyo tumujyana muri morgue. Urwo urugendo rwe, ariko ibyiza bya Mucyo ubwo nanze kurirwa mbisubiramo. Umwaka twari tumaranye mu rugo ni byiza byinshi. Hanyuma agiye mu ijuru, kuba narize rero ntago narize kubera yuko mbabaye bindi bidasanzwe. Nagira ngo ni message yampaye nashaka kubagezaho, yambabaje umubabaro yagize abandi batabuzi, ari nabo bantu bahanze aha ngaha benshi bafite. Rero umuryango wanjye mukomere, abaje kudushyigikira, namwe Imana ibahe umugisha, bashumba Imana ibahe umugisha, murakoze. Nimubona umwanya muzashimirira umudamu, Ntwari bari inshuti cyane cyane, agufite ku buryo nabivuga cyane. Kristo Yesu akozwe.
abantu bavuye Kigali no ku Ruyenzi bazamura ikiganza. Mbivuze kugira ngo mbereke yuko umucyo iyo yabaga yanezerewe avuga ngo ndi mucyo w'Imana. Bakoze ibirometero birebire ku bwa mucyo. Rero sindi buvuge byinshi. Aba bose ni barumuna banjye, twarabanye ndabazi, gusa icyo nababwira mucyo yari wa muntu niba nakosheje nyuma y'igihe gitoya yari azi guca bugufi agasaba imbabazi. Reka rero njyewe mvuge makeya muri rusange ubuzima bwe babuvuze, ariko reka nshime. Ndashima ko ubwo twavuganaga ku wa kane yansabye nimero za mubyara we twa Gisimba ashaka kumuvugisha. Hari mu saa 4 z'ijoro aho nkorera nari nakoze ijoro, mubwira ko nibucya ndibuze kuzimwoherereza. Arambwira ati n'imfura yawe Rwibutso ndayikumbuye, nawe uzamume tuvugane. Mu gihe rero nari ntarasohoza icyo yari yansabye, nibwo murumuna wanjye Eric yambwiye inkuru y'incamugongo. Ariko uko twari twaganiriye mbere, nambwiye rero umuvandimwe, uburwayi ufite ntibukwemerera kongera kuva mu gakiza. Arambwira ati nzarinda ntaha ntarava mu gakiza. Ni nk'aho hariyo magambo ya nyuma twavuganye, ariko icy'ingenzi ni uko icyo nari musabye yari yakinsezeranyije, kandi yari yarigeze kubibamo abivamo. Buriya akizwa bwa mbere akajya no kubatizwa mu mazi menshi, hari idini ryari ryadutse waryinjiramo azi ko aryinjiyemo, ariko risenywa n'abantu batatu bari bavindimwe, banashwana n'imiryango yabo, nabo ubwabo barashwana, bo ubwabo baba ba mbere kugaruka kurwanira mu tubari, n'abana batoya bari bagiye babakurikiye baba bene gatembagare gutyo, babura kibyutsa. Njye rero ndanezerewe cyane kuko ifoto mwabonye hariya Karasanyi, iyo foto wayifata, wayereka abantu. Ubwe nk'umuntu witeguraga gutaha yasabye ko ariyo tuzashyira mu ikadre. Buriya rero umuntu wemera kurambana na Bibiliya aba yemeye kurambana na Nyagasani. Reka nshime, kandi ndashidikanya ko Imana yamwakiriye. Murakoze. Barakoze. Tugiye gukora icyarimwe ibintu nka bibiri. Tugiye gusaba abadiyakoni batuzanire igiturisho nka 2 cyangwa 3, hanyuma dushyiremo agapeteroli, umuco kandi mwiza. Hanyuma cya kabiri dusabe Titusi aturirimbira indirimbo imwe, ariko abadiyakoni bihute badufasha, hanyuma ibindi turababwira uko gahunda ikomeje.
Yes. urugendo rumbanye rurerure ibicanege nabyo biragwiriye inyuma yanjye hari ingabo za Farawo imbere yanjye ndabona inyanja hirya no hino hari imisozi miremire jyana nanjye mami ntazagwa mu nzira uru rugendo rumbanye rurerure ibicanege nabyo biragwiriye inyuma yanjye hari ingabo za Farawo imbere yanjye ndabona inyanja hirya no hino hari imisozi miremire jyana nanjye mwami ntazagwa mu nzira komeza mwami muri uru rugendo imyambi y'umubisha irisukiranya umutima urakuza umubiri urananiwe isari ni nyinshi ntazagwa mu nzira komeza mwami muri uru rugendo imyambi y'umubisha irisukiranya umutima urakuza umubiri urananiwe isari ni nyinshi ntazagwa mu nzira fata ukuboko tugendane mwami umutima wanjye umaze gucogora dore imvura irakubye ijoro riraguye mbere itabaza ntazagwa mu nzira fata ukuboko tugendane mwami umutima wanjye umaze gucogora dore imvura irakubye ijoro riraguye mbere itabaza ntazagwa mu nzira komeza mwami Karasanyi iyo foto wayifata wayereka abantu ubwe nk'umuntu witeguraga gutaha yasabye ko ariyo tuzashyira mu ikadere buriya rero umuntu wemera kurambana na Bibiliya aba yemeye kurambana na Nyagasani isari ni nyinshi ntazagwa mu nzira oya satani wintera ubwoba umwami Yesu aracyari ku ngoma kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo naho napfa nzapfa mwiringiye oya satani wintera ubwoba umwami Yesu aracyari ku ngoma kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo naho napfa nzapfa mwiringiye komeza mwami muri uru rugendo ingambi y'umubisha umutima urakunze umubiri urananiwe Yesu isari ni nyinshi ntazagwa mu nzira komeza mwami muri uru rugendo imyambi y'umubisha irisukiranya umutima urakunze umubiri urananiwe isari ni nyinshi ntazagwa mu nzira komeza mwami muri uru rugendo imyambi y'umubisha irisukiranya Yesu umutima urakunze umubiri urananiwe
isari ni nyinshi ntazava mu nzira. Hanyuma tugiye gusenga Imana, tumara gusenga hanyuma twumve n'umushumba n'ubundi atuyobora muri uyu muhango wo gushyingura. Reka tumusengere. Mana, turagushimiye, uri Imana ishobora ibintu byose, kandi gahunda zawe ni gahunda z'Imana nyine, ugira itangiriro ukagira n'iherezo. Turagushimiye kuba turi hano ku bwa Mucyo Samuel. Wowe uri Imana yamukunze, natwe twari tukimukeneye, umuryango wari umukeneye, ariko turi hano kugira ngo dushingure uyu mubiri, ariko dufite ibyiringiro, tuzi neza ko ubugingo bwe buri wawe. Ngwino rero ubane natwe kandi uze udufashe. Hanyuma n'uyu mubiri tugiye gushyingura hano nawo ubasha kohereza ingabo zirinda umutekano wawo, kuko ibyo nabyo urabishoboye. Twe tudahari dutashye, wowe urahasigara. Ibyo ngibyo ubikore kandi ubikorere kwibahisha. Tugiye gukomeza twumva n'ibyawe mu ijambo ryawe. Ubane natwe muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu ndo tubisabye, amen. N'ubundi turacyakomeza kuvuga tuti nimwihangane, nimukomere, kandi Imana nyirihumure ryose bahumurize, ihumurize umuryango, ihumurize inshuti, abavandimwe. Hanyuma rero tugeze hano nk'uko umuyobozi wa gahunda bivuze, kugira ngo dusezere kuri Mucyo bwa nyuma, hanyuma dushyingure umubiri we hano nk'uko nyine bigenda. Ndagira ngo rero twihuse ngire imirongo mike nsoma hano mu ijambo ry'Imana. Ntabwo nshaka kuyivugaho ibintu byinshi, kugira ngo ducunguze uburyo umwete n'ikirere murabona ko kitameze neza. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 murongo wa 11 haranditswe ngo, ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Hanyuma reka nongereho nanone indi mirongo mike iri hano mu rwandiko rundi Pawulo yandikiye Abikorinto ibice byaho 15. Reka dusome duhere ku murongo wa 35. Haranditswe ngo, ariko bamwe bazabaza bati, abapfuye bazurwa bate? Kandi bazaba bafite mubiri ki? Wa muntu we, icyo ubiba ntikiba kizima kitabanje gupfa, kandi icyo ubiba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma, ahubwo ubiba kabuto bwako kenda kabishaka cyangwa kandi kabuto, ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye, kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. 40. Kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Twakomeje kubivuga tuvuga ko Bibiliya ikijyanye n'urupfu ifite ibintu byinshi kivugaho. Turi mu rusengero twavuze ngo Bibiliya iravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu Mwami Yesu, kuko baba bagiye kuruhuka. Ntabwo kubaho biba birangiye, ahubwo bakomeza kubaho, gusa bakabaho mu bundi buryo butandukanye n'ubu bwacu. Mucyo ariho ntago byarangiye, ahubwo ariho mu bundi buryo butandukanye n'ubwo twebwe tugikomeje kubaho. Hanyuma Bibiliya iratubwira ngo dukwiye kugira ibyiringiro, kubera yuko tuzongera tubonane n'abacu twatandukanye, tuzongera tubabone. Ari nayo mpamvu nyine dushishikariza ikavuga ngo
nidushaka uburyo twinjira mu mwami Yesu, kuko umwami Yesu yarapfuye ariko hanyuma arazuka, ni muzima ubu ngubu. Mbese niwe wakoze agashya, abandi barapfaga bikarangira bagahera iyo ngiyo n'uyu munsi wa none. Ariko Yesu we apfuye nyuma y'iminsi 3 yarazutse, arongera azuka ariko afite undi mubiri utandukanye n'uwo yari afite mbere. Mbese azuka afite umubiri wahinduwe w'umwuka. Hanyuma rero Bibiliya iratubwiye ngo niba umwuka wiyazuye Yesu Kristo aba muri twebwe, cyangwa se mu yandi magambo, niba Roho Mutagatifu w'Imana aba muri twebwe, iyazuye Yesu Kristo mu bapfuye, natwe izatuzura igihe cyacu nikigera. Hanyuma rero Pawulo yavuze aya magambo, ariko haboneka abantu bamwe ngo bavuga batari ko se namwe ntimugasetse. Umuntu uko tumushyingura wanasubirayo nyuma y'imyaka runaka ukaba utamenya ko hari n'icyabaye, ugasanga byarahindutse igitaka, ubundi ubwo ko muvuga umuntu azuka ati. Hanyuma rero Pawulo aravuga ngo ariko wa muntu we umeze gute kuburana niba Imana ivuga ngo izazura abapfuye, kandi niba yarazuye Yesu ko yatanze urugero, ko yatanze sample, yatanze ikibyerekana yuko izazura abantu, kuki uburana ukavuga ngo ntabwo abantu bazuka? Hanyuma rero Pawulo aravuga ngo none se ntago muzi yuko iyo tubibye imyaka, dufata ibishyimbo tukabibiba mu murima, igishyimbo ntago gishobora kumera kwa kundi ngo ubone umumero kizana amababi kitabanje gupfa. Nuvuga ngo icyo washyize mu butaka kirabanza kigapfa, cyamara gupfa hanyuma hakavukamo ikindi. Iyo ugiye ntago icyo wateye ari cyo ubona, ahubwo haza ikindi gishyashya. Rero aravuga ngo ijambo ry'Imana aravuga ngo hariho imibiri y'uburyo butandukanye. Iyi mibiri yacu yo mu isi ni iyo mu isi nyine uko tuyibona, umuntu arapfa tukamushyingura, wasura igihe runaka ugasanga nta kintu gihari. Hanyuma hari n'imibiri yo mu ijuru Imana yateganyirije abantu bayo mu gihe cyo kubazura. Ntabwo izabambika imibiri nk'iyi ngiyi ipfa, iyi ngiyi irwara ikangirika, ahubwo ifite indi mibiri yageneye abantu bayo. Hanyuma rero turagira ngo dukore nyine uyu muhango wo gushyingura umubiri w'umuvandimwe wacu, mwene data, murumuna wacu, bamwe ni mukuru wabo, bari murumuna wabo. Turagira ngo dukore uyu muhango nyine dushyingura uyu mubiri, ariko hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Eric mu gitondo cy'umuzuko Imana izavuga ngo igiye kuzura Mucyo Samuel, igihe Imana izavuga ngo igiye kuzura abantu bapfiriye muri Kristo Yesu, ni ukuvuga ngo Mucyo nawe azahabwa umubiri mushyashya, azahabwa umubiri utazongera kubora, azahabwa umubiri utananirwa, umubiri udasonza nk'uwo Yesu yazukanye, ni nawo mubiri natwe azaduha. Imana yacu nishimwe cyane. Ndagira ngo rero ngarukira aha ngaha, hanyuma dusenge. Nitumara gusenga dukomeze n'ubundi dukora uyu muhango nawo wo gusezera bwa nyuma, cyangwa se wo gushyingura Samweli, nk'uko aricyo cyatuzanye hano. Reka rero dusenge hanyuma dukomeze n'uwo muhango. Mana yacu, Mana idukunda, Mana yaduhaye Yesu kugira ngo aducungure, turagushimiye. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe umwanya wose watambutse, guhera kuri ya saha twatangiraga uyu muhango wo guherekeza mwene data. Turagushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko tugeze hano aho tugiye gushyingura umubiri we. Turagusaba rero ngo n'ubundi iki gikorwa nacyo kidushyigikiremo, dufashe, kandi buri muntu wese turasaba kugira ngo yigishwe n'uru rupfu rw'umukunzi wawe, kuko ubwo uzazura abapfiriye muri Kristo Yesu, na Mucyo nawe twiringiye ko azazuka, kuko yapfiriye muri wowe, yapfuye akwiringiye. Natwe rero uduhe
uduhe kwitegura, uduhe kwizera izina rya Yesu, kugira ngo natwe igihe cyacu nikigera tuzasinzira ariko dusinziririye muri wowe Kristo. Komeza kubana natwe, komeza kudufasha, gahunda zose zikomeze kuyoborwa nawe kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane rero, nagira ngo n'ubundi badufashe kugira ngo tumanure umurambo, twagira ngo mudufashe. Hanyuma korari mwareba indirimbo muririmba yo mu gitabo duhuriyeho twese. Yavutse ku itariki ya 7 z'ukwa 5 muri 1983, 1983, avukira ku Ruyenzi. Amashuri abanza yayigiye muri école primaire yo ku Ruyenzi, ayisumbuye ni Musha ni Nyanza muri Espanya, akomereza i Kavumu muri technique. Yakoze mu nganda nyinshi zitandukanye mu Rwanda, nyuma yaje ku Gikampara nabwo akora mu nganda nyinshi zitandukanye. Nyuma muri 2021 ajya muri Sudani. Muri Sudani rero y'Epfo niho yaje kurwarira, niho yafatiwe n'indwara, agaruka i Kampala, ajya mu bitaro bya Murago. Amateka bagiye bayavuga n'ibyabo rwose uko byagenze. Amaze koroherwa agaruka mu Rwamubyaye, ari naho atabarukiye. Agiye ari ingaragu ariko asize n'umwana umwe. Aha rero bavandimwe, tugira ngo tunabashime. Njye uhagaze hano ndi se wabo. Ibi nabimenye kera ariko birantega iyo uyu mujyi ubwo duhagaze save simvuga uyu mujyi biratugora rimwe na rimwe. Birambabaje kubona agiye ntanamubonye kuko narabimenye ariko sinabona uko mbabwira, ariko nta kundi. Nyiri umuringa yaje ngutega akaboko. Ubu rero igihe kirageze, Imana yaramuduhaye none yaramwishubije. Ahasigaye ndagira ngo ibindi turabivuga aho turi buze gukarabira. Nagira ngo mwurutse murambo ariko mumenye n'uwo mushyinguye uwo ari we. Murakoze, turongera tuganire. Ahiwanyu ndacumbitse, mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka. Wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo. Nzakwamburwa yewe wa mubiri we, nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira. Iwacu mu ijuru sinzongera kubabara. Yewe wasiwe mu ijuru ntabwo uzibukwa. Reka rero kuko nabivugaga dusezere kuri mucyo bwa nyuma. Ijambo ry'Imana ritugaragariza yuko Imana irema umuntu yamuremye mu gitaka cyangwa se mu mukungugu, hanyuma irangije imumekeramo umwuka ahinduka ubugingo buzima. Iyo rero yishubije umwuka wayo, wa mubiri n'ubundi urongera ugasubira mu gitaka, ukabora ugasubira mu gitaka. Rero uwo duherekeje ni umubiri, ariko mucyo we yaragiye, amaze kugenda, amaze kugera ku Mana.
hanyuma Bibiliya ivuga yuko umuntu yakuwe mu mukungugu kandi azasubira mu mukungugu. Uri umukungugu, waremwe mu mukungugu, usubiye mu mukungugu, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ahiwanyu ndacumbitse mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo nzakwamburwa yewe wa mubiri we nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira iwacu mu ijuru sinzongera kubabara yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa mubiri we narakwambitse n'ukuri ntako ntagize ariko wanze kunyurwa narakugaburiye naragusize nakuraje heza ngira ngo wenda wanyurwa ariko wanze kunyurwa mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo nzakwamburwa yewe wa mubiri we nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira iwacu mu ijuru sinzongera kubabara yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.